ntakiri kumwe na Fabrice tutagikorana ibiganiro ntakiri kumwe na Gasogi kubera abantu ntago ari beza abo bantu nabo ukurifaturiye ikigali ugahamagara mu Fabrice ukamushyira amagambo ugashaka no kumuha ubufaranga bw'amafuti kugira ngo none unteranye na mu Fabrice unteranye na Fabrice ariko ndakeka ko aba bana ngiye turaganira imyaka bagezemo mu byukuri ntago wababeshya ntago waza ngo umubwire ngo Fabrice umumama ukwishyurira nako umuterankunga wawe ntacamaze reka ngo uhundi ufite icyamaze kirekire mu gihe uwo muterankunga yaramufasha ari ahantu habi uri kumubona gutya Fabrice abeze neza ariko hari imbaraga z'abantu benshi zagiyeho hari imbaraga z'ubuyobozi twese iri mu ijuru izina rya niryo Nyagasani turagusabira unde buri umwe wese Nyagasani waradufashe uno mwaka turahorangije none amahoro aracyagamye Nyagasani turagufashe buri umwe wese aho tugiye hose tubane natwe Nyagasani turagufashe ufashe ifubyi ufashe ababaye Nyagasani ufashe abashonje bagabarire Nyagasani ufashe abarwayi bakize Nyagasani ufashe abarara hanze nabo bahawe kuba Nyagasani nagusabye ufashe buri umwe wese ufashe ababyeyi bacu ufashe inshuti zacu fasha buri umwe wese Nyagasani genda samuratsinze icyo ngukundiye urumuntu mugabo ugendo rwiza kandi urugendo ruhire reka nizere ko mumeze neza cyane abakunzi b'Urugendo Online TV intangiriro z'umwaka w'ibihumbi 2024 ku bantu badukurikira bari mu Rwanda mu bice bitandukanye n'abantu bari hanze y'u Rwanda ubwo yumvuze mvuga mu bihugu biri muri Afrika East Africa West Africa abantu badukurikira bumva ikinyarwanda n'abari diaspora muri rusange ababasha kumva ikinyarwanda cyangwa se abashaka gukurikira ibiganiro byacu ndabifuriza kugubwa neza cyane twasaba mu gakire nkomeje urugendo nagira ngo nshimire umuntu wese twabanye mu rugendo ku Rugendo Online TV maze iminsi ikiganiro nari kugikora mu minsi ngira ngo nk'ibiri cyangwa 3 ishize ariko ntago byakunze kubera ko tutari tumeze neza ubuzima ntago bwari bumeze neza uyu munsi rero n'ubundi ntago nabura gushimira abantu twabanye mu rugendo ngira ngo ni benshi by'umwihariko ndashimira team dukorana mu rugendo harimo abanyamakuru bo mu rugendo harimo abakamera harimo abafotographe twagiye dukorana akazi kagiye gatandukanye hirya ya YouTube hirya yuko dukora ibiganiro hari n'ibindi twagiye dukora hari wedding coverage ubwo ni gufata amashusho cyangwa se amafoto byo mu bukwe ibyo nabyo hari team yindi yo mu rugendo tubikorana ngira ngo by'umwihariko mu bantu musanzwe muzi kuri kamera harimo Jerry harimo na Jado nande wundi dana rimwe na rimwe ari gihe tuba turi kumwe n'undi musore bita Mugisha abo bose rero n'abantu dukorana umunsi ku munsi ngira ngo ndabashimiye cyane buriya umuntu kamera rimwe na rimwe hari igihe tutamuha credit kandi aba yakoze akazi gakomeye cyane mu gihe twe turi hano imbere turi kuvuga mu gushima rero ndashima cyane abantu batugiriye inama ari ibiganiro twakoze bitandukanye by'umwihariko hari abantu batishima akavuga ngo ko mbonye uri gukoresha runaka kandi mu by'ukuri ntamukunda birashoboka cyane bashoboka kutabumukunda ariko afite abandi bamukunda biranashoboka cyane ko nta n'umuntu dushaka gukoresha abantu bose bamukunda ariko nanone ngashimira by'umwihariko abantu bagiye tukazana umuntu akavuga ati uwo muntu nyamara imvugo ye cyangwa se sawa birabangiriza umurongo kuko twagenzura natwe tugasanga ari byo hari n'ibiganiro twasibye bitewe n'uburyo byari wenda dukashobora twarakoze ikiganiro kikagira umuntu cyafekta cyangwa kibangamira uburenganzira bwe cyangwa se bitewe n'umurongo wa famiye n'iki bikaba ngombwa ko ikiganiro tugikora ngira ngo hano ikiganiro ndaza ngitangiye n'ingenyine ariko ngira ngo Fabrice arambwirira na Jerry nawe aze hano Jerry ngira ngo n'undi nawe ari kweditinga bimwe mu biganiro tumaze gukora ngira ngo biraza gusaba ko bari buze kuza hano tubashimire turi kumwe ikiganiro nta bindi kigamije gukora twagiye duhura n'ibintu byinshi byiza twagize ibihe byiza hamwe n'abakunzi bacu twakoze ibiganiro byiza hari n'uburyo kandi
twagiye tugira ibihe nabwo ngira ngo ubuzima bari ups and down, ntago wambwira ngo urakora video wenda magana ngahe zose zize kuva mu ntangiriro z'umwaka kugera umwaka urangiye zose zize abantu bazishimiye. Kandi nabwo nkisegura ku bantu, ushobora gukoresha ikiganiro umugabo ugasanga bya bindi by'amakimbirane mu muryango byafekisa umugore bitewe n'uburyo bari mu makimbirane, abantu cyangwa se ugakora ikiganiro ku mugore, umugabo ugasanga ntago abyishimiye. Abantu bose twagiye dukora video ugasanga ikoze ku buzima bwawe cyangwa se ntago byishimiye. By'umwihariko ngewe ndabasaba imbabazi, nanasaba imbabazi n'abandi bantu bose bari ibiganiro byacu bagiye bumva inkuru cyangwa se bikaba ngombwa ko twasizeho inkuru ugasanga ntabwo iyo nkuru ayishimiye. Hari abantu dushyiraho rimwe na rimwe akaza nko kwigisha abantu, ugasanga nimba yigishije nk'ibintu ugasanga hari uvuze ngo yarengereye, yakoresheje amagambo agize, ugasanga hari abo bifashije ariko hari nabo bavuze ko yarengereye bitewe n'imyemerere yabo. Birashoboka ko wenda dushobora kuba twebwe dufite iyi cano tutarebera ku idini rimwe na rimwe. Umukatolike yareba ikiganiro akavuga ati iki kiganiro ntago nagikunze, nyamara umurokore yagikunze, cyangwa se umuyisilamu. Birashoboka kubera imyemerere yawe y'idini, kubera ko twebwe ntago turi based ku itorero runaka, twemera twizera tukanemera Imana ishobora byose, ndetse tukaba turi n'abakristo. Ubu ni umurongo wacu, ariko nanone ko batabyemera ntabwo ngiye ntago nzakubyinjiramo cyane. Rimwe na rimwe hari ibintu byinshi by'ibiganiro tujya dukora ugasanga bitewe n'imyemerere hajemo utuntu kudukonflict ku bantu runaka, ntago bikwiriye, ntago byakagize. Nyamara ibyo bintu uvuga ko bidakwiriye hari n'abemera ko bikwiriye. Ndashimira cyane by'umwihariko abantu bose baje kuduha ibiganiro ku Rugendo Runani TV. Abantu bose bafashe umwanya wabo bakabyuka mu gitondo akoga, kambara neza, agashyiramo iribaya, agashyiramo agakanzu ke, agashyiramo agapantaro cyangwa agashyiramo agashati cyangwa agakote, akaza ku Rugendo Runani TV akicara akaduha ibintu byiza cyane. Ndashimira abantu bagiye badutera inkunga mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hari inkunga z'ibitekerezo, hari inkunga zo mu buryo bufatika, abantu badufasha kugira tugere ku bantu. Urabizingira content yo kujya hirya no hino kudiscovering impano ziri mu bana cyane cyane, ikindi tukagira na content yo dusura bababaye. Abantu bose Imana yagiye ikoresha mugakorana natwe mu mwaka 2023. Imana ibaho umugisha, Imana ibakubire kabiri. Nizere ko muri uyu mwaka tuzakora byinshi cyane kandi dufatanyije. Ngira ngo niyo nkuru Fabrice intare yakanwa araza kuza hano nawe mushimire, ni umuhungu wanjye. Ngira ngo Gasogi nawe arahari ariko ntago ameze neza. Mwarabibonye ko muri iki gihembwe cyangwa se muri vacances ntago yigeze akora ibiganiro. Ubwo ni wo murongo nyine twabihisemo kubera ko ari uburyo we atarameze neza. Ubwo wenda birashoboka ko ubutaha muzamubona. Ndashimira cyane ababyeyi. Hari igihe mvuga ababyeyi, ntago ababyeyi ari abantu batubyara cyangwa se uba warakubyaye mu nda. Hari abantu bajya bavuga ngo umuntu agira, hari ababyeyi muhurira muri societe bitewe n'ubuzima, hari ababyeyi bo mu mwuka, mu myemerere. Ngira ababyeyi benshi cyane, abampugura, bangira inama, ababyeyi bafasha abantu bagiye batandukanye. By'umwihariko hari umubyeyi ukunda gufasha abana benshi cyane abo ku muhanda. Ndamushimiye Mama Pastel, Imana imuhe umugisha cyane. Wenda nshaka kumuvuga amazina, nabonye atajya bikunda abantu bamumentioninga, ariko we ariyizi. Ngira ngo umubyeyi wishyurira Gasogi n'abandi bana benshi yafashije, n'aba still afasha ubu. Uwo mubyeyi ngira ngo ni umwe mu bantu bafite umutima mwiza, bafasha abana cyane abari mu buzima bwo ku muhanda, kuko hari abana benshi yafashije. Arabagiye kwiga imyuga bararangiza ubu bafite akazi, hari ababonye amaperme, hari abandi bari kwiga mu bigo bisanzwe, ni benshi. Imana ijye imuha umugisha cyane, kimwe n'undi muntu wese ufata amafaranga ye. Wabonye umuntu twamukoresheje kuri YouTube, uraje ufashe amafaranga yawe uyahaye umuntu
ibaze njyewe hari nk'umubyeyi nzi yishyurira umuntu mu by'ukuri ari no mu Rwanda none ni wa muntu mwanahura ntago rega ari abantu bajya wenda babyitiranya birashoboka ko hari igihe abantu umuntu yaba ari muri diaspora afite umutima wo gufasha ntago uba based naho umuntu ari umuntu yafasha ari mu Rwanda nk'urugero hari umubyeyi wishyurira umuntu ariko uvuga ngo uwo mubyeyi arifata akambwira ati fata minerivare twishyurira umwana ntamuzi naranamusabye reka tuzaze kugusura ndanamusaba arambwira ati igihe kizagera si ngombwa nk'uwo mubyeyi nawe ntago namwibagirwa sinarenze ingohe abantu bose badukurikira sinarenze ingohe abantu bari ibiganiro byacu barabakunda bya entertainment twebwe dushyiraho ibiganiro bigiye bitandukanye hari igihe tujya dukoresha bano bana bacuranga nkunda Imana ishimwe ko aba bana bose bacuranga most of them babonye support ngira ngo Ange nawe vuba aha turamuherekeza aje ku ishuri hari umuntu wamwishyure kujya muri boarding mukuru we Diane ari kwiga ku Nyundo Jimmy Mulisa afite umuntu umufasha muri management nziza cyane Dani nawe yagiye kwiga yajya abona abantu bagenda bamufasha gahoro wenda nubwo atari neza n'abandi ubwo n'abandi mvuze muri bwa buryo bw'uko nyine hari umuntu ufasha umuntu wenda akanavuga sinshaka ko bijya muri media cyangwa sinshaka kubivuga akaba yanyura no ku mubyeyi we akamusapotinga. Fabrice niyo nkuru bite byawe meze neza cyane mikrofone unyegere uze usuhuza abantu turi gushimira abantu ntago turi ariko nanone iyo dushimira turanagaye hari abantu bagiye baza kuri channel zacu bagahanura ibinyoma hari abagiye baza kuri channel zacu bakavuga ngo baravura batavura babeshya ariko ngiye Sam uriya nabonye mutipe munyacyangugu umuvura sibyo nabonye nari ibiryo tu sibyo we nabonye ko ibintu avuga nabihagazeho banze usuhuza abantu nabashuje cyane mu kurikiye gukurugenda online TV nitwa Fabrice turi no kubifuriza umwaka mushya muhere Jerry ari hey Jerry aho ngaho mubwira ze hano nawe turi gusuhuza abantu tukanashimira abantu babanye natwe mu ntangiriro z'uyu mwaka twahuye n'ibintu byinshi bura cyane moso ngewe na Fabrice mwabantu mwe kuba umuntu afite ababana abantu benshi ntago mujya mukunda ku mumva nyine turi kubibona afite Fabrice na Gasogi harimo abamwe intambara nyinshi abamo amagambo ashyirwa ababyeyi babo mu buryo bumwe cyangwa ubundi Imana ishimwe ko nabo bashyira mu gaciro bakaza gusanga ibyo byose byagiye bikorwa. Imana ishimwe ko mama wa Fabrice asenga na mama wa Gasogi basenga inshuro nyinshi n'igihe baba bavuganye n'Imana cyangwa hari ikimana yavuze kuri bo ariko mwumve ko hari intambara narwanye nyinshi bucece byanashobokaga ko utari bugongere kumbona ngira ngo Jerry nawe yaje bufata mikrofone neza cyane izo ntambara twarwanye ziri mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko hari igihe mwari kubona ntakiri kumwe na Fabrice tutagikorana ibiganiro ntakiri kumwe na Gasogi kubera abantu ntago ari beza abo bantu nabo ukurifaturiye Kigali ugahamagara mu Fabrice ukamushyira amagambo ugashaka no kumuha ubufaranga bw'amafuti kugira ngo none unteranye na mama Fabrice unteranye na Fabrice ariko ndakeka ko aba bana ngiye turaganira imyaka bagezemo mu by'ukuri ntago wababeshya ntago waza ngo umubwire ngo Fabrice umumama ukwishyurira nako umuterankunga wawe nta cyamaze reka ngo uhundi ufite icyamaze kirekire mu gihe uwo muterankunga yaramufasha ari ahantu habi uri kumubona gutya Fabrice abeze neza ariko hari imbaraga z'abantu benshi zagiyeho hari imbaraga z'ubuyobozi hari imbaraga z'abayobozi b'ubuyobozi bwacu bwiza zagiye hari imbaraga z'abagira neza zagiyeho kugira Fabrice abasa neza yambaye neza gutya hari contribution y'abantu benshi the same na Gasogi the same n'abandi bana bose hari imbaraga z'abantu zagiye zifashwa Jerry ikaze murakoze cyane iki kiganiro nabwiye abantu ko twari bugikore ngira ngo mu mpera cyangwa se turi gutangira umwaka ariko haciyemo nk'iminsi biri kora ko ngewe ngira ngo abantu bari maze iminsi babona ko tutari no gukora ibiganiro bitewe n'uburyo ntago nari meze neza ariko Imana ishimwe twatangiranye urugendo
muri uyu mwaka niho ndi kuvuga. Jerry we Yego. tumaranye ngira ngo ni imyaka 2 dukorana, ariko ngira ngo warabizi intambara twagiye dufesinga nazo, ibi bintu tubamo bya YouTube ngira ngo rimwe na rimwe hari igihe n'abantu bamwe na bamwe, ariko tuvuga gutya bajya babyumva ntago ari bose. Yego. Habamo intambara, habamo inzangano, habamo mu njyangire, habamo nimba nakoranye na Sam Gakiri ikiganiro, simpe runaka ikiganiro, ibyo bintu byo bibamo kandi duhora turwana nabyo, ariko Imana ishimwe ko tuba dusoje umwaka amahoro turi kumwe n'abantu bacu. Jerry rero nk'umuntu twabanye mu rugendo, ntago nawe nari kubura kukuzana hano kugushimira. Warakoze cyane kandi n'ubundi urugendo rurakomeje, turacyari kumwe. Ngira ngo Jerry ni umwe mu bantu twakoranye, ntago nyamvuga ko abantu benshi nagiye nkora nabo bakameramani, je nagiye mpura n'abana beza, rige njya mbona abandi bantu bama YouTube barira ugasanga ntiyumvikana na kameramani we, ariko ngewe mpereye nuko twabanziranyije bwa mbere. Gibson yari umwana mwiza, Jerry ebana biza noneho we arakarusho turi guhuza ku bintu byinshi cyane. Ndagushimiye cyane kandi asante sana, nizere ko nawo mwaka utangiye neza. Umwaka ngutangiye neza, ndashima Imana. Mu mwaka ushize twanarwaje umubyeyi, ariko tusoje neza, ameze neza, mbese amashimwe ni menshi. Yego, yarwaje umubyeyi, rimwe na rimwe abantu bakumva tutari no kumwe mu rugendo, ariko nanashimira Imana ko nimba narakoranye na Jerry, ntago navuga ko ngiye nta muntu, ntago nyamuga ngo natandukanye n'umuntu, stile n'ubundi mba nkimubara muri team y'urugendo. Ariko nanone twibuke ko no kwaguka biba bikenewe, kwaguka biba bikenewe. Jerry yafunguye YouTube channel ye ishyiraho inkuru za gospel, bayita Rwanda Gospel Show, mujye mujyaho mu mushyigikire. Ngira ngo ni YouTube iri based kuri gospel. Ubwo iyo mvuze gospel ni ikintu kinini cyane. Utazabona umuntu ya hostinze indaya cyangwa umusinzi utangira ujudging ngo ko yari gospel akaba ari gushyira haba, no. Biterwa na content y'icyo bari kuganira. Indaya ishobora kuza gutanga testimony cyangwa ubuhamya bwiza buri bufasha abantu, cyangwa se kavuga ati ibi bintu nabibayemo ariko nta keza kabyo, ndeni mu nsengere mbivemo, mumfashe abanyamasengesho. Ibyo ni gospel rero yakora, ariko nanone tuba turi kumwe mu rugendo, kuko urugendo ruba rukomeje kandi urugendo ni team nini y'abantu benshi cyane. Ngira ngo uriya mwaka ushize muri make wenda nari nguhamagaye kugira ngo shimire, nanagushimira imbere y'abantu. Ngira ngo nshaka bari ubwa mbere imbibigiye abantu ko nshimiye Jerry ko twakoranye neza. Ni umwe mu bantu bakamera hano mu Rwanda kuri YouTube, ndabisubiramo n'abandi ba YouTube usanga mbwira ngo man ngo kamera wawe ni serious, this guy is serious kandi akora akazi ke neza, atuje nta bikabyo ntaki. Birya abantu baba bamenyereye ngo abakameramani afite udusatsi dukaraze, ngo bafite dread. Hari umuntu ari kumbwira ngo ntago umuntu yakamera mu Rwanda ngatambara pocket. Jerry aba yambaye ipantaro ye neza, akambara yikwije nta dread, ariko kandi agakora akazi ke neza, kandi ni umusirimu. Ubwo rero ibyo byose ntago nawe nabura kubimushimira. Twarahuje turanakora nabigenda neza cyane. Yego, we mujyama nago nanjye Jerry ndamwemera cyane kuko nyine Jerry yabaye inshuti yanjye, yabaye ni nka papa ubundi, sibyo? Ni nkuko mufata nkaho ari papa, kuko twarando Chris mwajyanye inyamasheke na dore imboga yahoze avuga ko azanyenyeza ngo azanyenyeza umukenyero tujye kuririmba inyamasheke. Mu gihe cy'amatora azanyamasheke tujyanye Jerry. Jerry nawe twamuhaye ubwene gihugu bwa Ntuza bwa Nyamasheke. Twamuhaye ubwene gihugu bw'akarere kacu ka Nyamasheke. Ngira ngo Fabrice ni umwana mwiza, mu by'umwihariko dukoze ikiganiro turi gushima, ariko reka natwe ubwacu tujye tuvuga ibyiza. Fabrice buriya ninkubwira ngo uruhande rumwe bwo nimvuga Fabrice jye wumva ko aba bombi we na Gasogi baba bari kumwe, n'abana beza, n'abana bumva, n'abana bazi ubuzima, n'abana tujya inama. Je aba bana n'abantu bakuru turicara tukavuga ngo ese umusiga mu rugo ukabona ibintu byose bimeze neza, yabyutse ibaze ko yakoze njye na isuku. Fabrice ajya ambwira ati ko mu rugo mama ivi na ivi tuganire tubigenze dute, nkavuga tubigenze gutya, nawe akampa ibitekerezo. Abantu uri umugabo, nubwo abantu bajya bavuga ngo wanize uragasaza, ariko kaza ubwenge umuhungu wanjye. Ni byiza cyane. Ngira ngo ni ugushima, ntago twakibagirwa no gushima. Tujya tugira abantu rimwe na rimwe dukorana,
hari n'abandi ba YouTube bagenzi bacu tuba dukorana nabo ndabashimiye muri rusange ntago mbasha kumentioninga amazina uyu mugabo nawe uri kudufata amajwi n'amashusho yitwa Jado mujya mwumva iryo zina nkunda kurivuga ubwo nawe hari igihe kizagera agere kuri table d'honneur aracyari inyuma ntago bapfa kuhagera gutyo gusa hari umunsi nawe azaza kuri table d'honneur abantu batera inkunga zimwe cyangwa izindi ngira ngo kuba turi mvuze ngo Jerry yatangiye urugendo rwo kwikorera ntago ari ibintu byoroshye iyo umuntu atangiye urugendo rwo kwikorera abakeneye material abakeneye kamera abakeneye imashini abakeneye iki Jerry nubwo ibyo bintu byose yabitangiye akeneye support yanyu ngira ngo abatangiye kureba ibiganiro akora mwabonye ko aramutse ashyigikiwe umurongo we kabisa waba mwiza kandi icyo nabikundiye afite umurongo wa gospel kandi itarimo amatiku itarimo bya bindi byacu byasaga by'imihanda gospel nziza cyane mu supporting haza kuvuga kanimero ke ka telefone abantu bajye bakore subscribe kuri Rwanda Gospel Show ikiruta ikindi murebe ibiganiro dushyiraho nivuga butumwa no guhamya nyine abantu bakunda ijambo ry'Imana bajyeho tunibutsa n'abantu baba bafite impano yari yose cyane cyane kuririmba ariko ntago turimita wenda uretse gukina filime nibyo tutakira turagerageza mu bushobozi dufite nk'ubu iyo yari umwana uzi kuririmba nkumva ni sawa ndiyemeza nkavuga tugafatanya tukamukorera video warabibonye ko hari benshi twagiye dufasha ka Naomi nako twagakoreye video biba ari byiza kugira ngo icyo ufite ku bumenyi ufite hagire inyungu ikindi ku bana bafite impano bari kureba iki kiganiro yego mutwandikire ikindi hari abana baba bari kwinjira mu muziki ugasanga urashaka gukoresha wenda indirimbo wakoresheje ufite audio video ntago biri gukunda neza Jerry araborohereza bya bintu uvuga ngo nzakoresha video wari uko nabonye amamiliyoni n'amamiliyoni uzahamagare Jerry nimero ye araje yivuge azagukorera video nziza disky hirya yo gukamera ibiganiro ebana numwe mu bantu baba director beza bakora video nziza cyane kandi urumva abifitemo experience kuba Jerry yaratangiye gukora kuri video zaba Norris kera zabande zaba Mani Marite kera urumva ko afite experience kuba regent babahanzi kandi nubu aracyabirimo kandi abikora neza nuko wenda ari abantu babona umuntu ari kuvuga ari gukamera ibiganiro byo kuri YouTube bakagira ngo ni ibyo nyine nukuza gafata ama interview Fabri reka dusoze ushimira ndabashimira cyane nyine abantu badukurikiye imyaka 3 yose ndi ku rugendo Online TV ndabashimira cyane mwambaye hafi mu twabaye inshuti bamwe baransapotinze abandi banteye inkunga ndabashimira cyane kuko n'undi rugendo racyakomeje mugani asamugakira turugendo racyakomeje niyo mpamvu mbwira ati nandi nyine niyo muzajya munsanga ku rugendo Online TV ndanengura Fabrice tu bibutse kuri channel yawe nyine channel yanjye batanengura Fabrice mukore subscribe shandi comments nabwira ati nyine mu binshuti zanjye nkuko mu inshuti ku rugendo Online TV muze muransapotinge kuri nengura Fabrice Jerry dusoza ndashimira abantu bose banshyigikiye bakoze subscribe kuri Rwanda Gospel Show n'abatarabikora babikore nyine gushyigikirana ibihumbi bibaye 6 kuri iki kiganiro turaza kuyipiningaho tunapiningaho ni ya Fabrice Jerry mu mwuzurize 7 Fabrice mu mwuzurize 3 rero wanshatse kugira ngo tuvugane wanyandikira nimero yanjye ni kuri WhatsApp 078 3 2 7 18 uranyandikira kuri WhatsApp ibindi tukavugana uko wambona mu buryo busesuye yego nanjye reka nshimira abantu badukurikiye reka nshimira ababanye natwe nkuko nubundi natangiye iki kiganiro kwa gushimira gusa ariko nanone buriya mu bintu byose dukora twiragiza Imana tugashima Imana niyo iba yadushoboje kuba tukiriho hari abantu benshi batakiriho kuba tukibasha kuza tukavuga bigakunda nukubera Imana reka dusoreze ku isengesho uyu muhungu wanjye agiye kuturagiza Imana ubundi
Nyagasani Yesu twese uri mu ijuru izina ryawe niryubahwe Nyagasani turagusabira unde buri umwe wese Nyagasani waradufashe uno mwaka turawurangije none amahoro aracyagamye Nyagasani turagufashe buri umwe wese aho tugiye hose tubane natwe Nyagasani turagufashe ufashe imfubyi ufashe abababaye Nyagasani ufashe abashonje bagabarire Nyagasani ufashe abarwayi bakize Nyagasani ufashe abarara hanze nabo bahawe kuba Nyagasani Nagusabye ufashe buri umwe wese ufashe ababyeyi bacu ufashe inshuti zacu ufashe buri umwe wese Nyagasani turagusabye aradufashe turangiza uno mwaka turagusabye Nyagasani dufashe uno mwaka nawe uzatubere mwiza uzatubere umwaka muhire nk'uko uri abagenzi Nyagasani turagusabye uzaturinda indwara za hato na hato uzaturinda ibyerezo bya hato na hato uzaturinda impanuka zitateganyijwe Nyagasani turagusabye Nyagasani kuko uri umwami Yesu turagusabye mu izina rya Yesu Kristo amen urugendo rwiza kandi